Bakunzi ba ST Trustmade, hello encore. Uyu munsi nanone tuzanye video nanone iteye agahinda y'umusore nanone usa n'ubayeho mu buzima bubi nk'uko munabibona ubu buryo agenda ndetse n'uburyo yambayemo. N'umusore usa n'ubayeho nabi, noneho iyi nkuru yiteye agahinda urebye ibyamubayeho, ibyamukorewe, ku buryo wowe uza kubona iyi video iza kugukora ku mutima. Nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo niba utarayikora uze kuyikora kugira ngo buri video yose isohotse ujye uyibona kandi ubonere ku gihe. Gusa nakwibutsa ko comment cyangwa se ibitekerezo byanyu nabyo ari ingenzi, ko mugomba kuzajya muduhereza comment kugira ngo tumenye icyo dukosora muri video dusohora ubutaha. Tudatinze rero reka turebere hamwe ngo byatangiye bite. Aha turamubona n'umusore, urabona uburyo agendamo, n'umusore bigaragara ko awe mu buzima bubi, nawe urabibona. Gusa yitwaje igipfunyika mu ntoki tutaramenya icyo akimaza cyangwa se icyo agikoresha. Arimo agenda rero ngo abahuye n'umukobwa warimbye, ugaragara nk'aho asa neza kubera ko afite aho yateguyeho kujya. Mu gihe bari basa n'abegeranye ku bw'umwaku, yakandagiye icupa y'amazi yose aza kugwa kuri wa mukobwa ku birenge bye. Bigaragara ko inkweto ze zari nziza cyane kandi akaba atarashaka umuntu umuhanduriza inkweto nk'umuntu wari ufite urugendo cyangwa se aho yari yateguye kujya ateganya ko agenda asa neza. Gusa uyu musore nawe byamukoze ku mutima, maze mu kugaragaza ko aciye bugufi imbere ye arapfukama maze amusaba imbabazi z'ibyo amukoreye. Yabonaga bitamushimishije, atakamba cyane, ariko nyamukobwa ibyo ntiyabikozwa nk'umuntu wari ukorewe ibintu bitunguranye atari yigeze yitega na gato. Mu mujinya mwinshi n'uburakari yivuyemo urushyi ararumukubita. Umusore mu gushaka guhaguruka, umukobwa aramusunikira hasi bisa n'umusubiza hasi, maze umuhungu arabandagara. Umukobwa asa n'uwikunkumura, maze ku birenze aramutuka aho bitamuhagije ngo bimunyure. Asa n'ugenda, gusa bigaragara ko umujinya usa n'udashize. Umuhungu nawe mu guhaguruka ahaguruka yibaza ibimubayeho byose, arayoberwa. Ngo yongere gukebuka ngo abone nyamukobwa n'inshuti ye mugenzi we bagarutse, basa n'abamusanganira ariko n'umujinya mwinshi, baganira bisa naho bagiye kumukorera ibyamfura mbi. Barakomeje batera utawe nk'uko mubabona. Umusore nawe mu gushaka kugerageza uburyo yakwigendera, ariko bamusaba ko yahagarara. Nibwo wa mukobwa mugenzi we yivuyemo urushyi aramukubita, maze asa n'umusubiza hasi nanone. Mu kwivamo urushyi rwa kabiri ngo aramukubite, asa n'urugarukije mu kirere, ariko bisa naho wa mukobwa nyirizina arimo yitunganya cyane. Ariko umusore nawe murabona ko yamagiwe, arimo aribaza ibimubaho byose, akaza kubura agacangakiro. Gusa baramututse, baramutoteza cyane, bigaragara kuri buri umwe wese muri iyi video. Ari nako nyamukobwa yakomeje amusobanurira mu by'ukuri uko byatangiye, amutakira amugaragariza akababaro yahuye nako. Umukobwa inshuti ye mugenzi we nawe aza kumirwa. Hadaciye akanya wa mukobwa ageze mu rugo ngo afate ibasi irimo amazi, asa n'umuntu ugiye kuyamena mu kimoteri ikiwe, arimo agenda ajya kuyamena. Ariko nanone ku rundi ruhande twibuke neza, uwa musore yari afite igifuruma cyangwa se igipfunyika cy'ibyo tutari tuzi mu ntoki. Kumbe ajya yitoraguramo ibintu cyangwa se ibikoresho bitandukanye ajya abona muri we byamuhesha ukuramuka cyangwa se amaramuko, kubera ko yisanzeho mu buzima bubi. Nta bundi buryo rero yabamo usibye kuzajya ashaka ibyo bikoresho, akazajya abishakamo utwamutunga umunsi ku wundi, maze igihe kikicuma. Ngo nyamukobwa nawe rero abe amugezeho na ya base yari irimo amazi. Mu kuyicura cyangwa se mu kuyamena, atarakebuka ngo yubure amaso, asanga ya mazi ayamenye kuri wa musore. Disi murebe ukuntu bibabaje. Umukobwa nawe yagiye kwibuka, yibuka ko wa musore burya yakubitaga, yahohoteraga abaye mu buzima bubi. Akorwa n'isoni maze ikimwaro kiramwica.
atangira kwicuza yibaza ibyo yakoze byose, agenda akaramwica maze yifata ku munwa, ibintu biramucanga. N'umusore nawe niko kwireba, yireba ibyo umugore yamukoreye cyangwa se umukobwa yamukoreye, maze abona uburyo yabivugamo, maze niko kwivamo aramubwira ati humura mukobwa, ndakubabariye kubera ko ibyo byose wakoze wabikoze nawe utazi ibyo urimo. Maze umusore arikunkumura, maze nawe yongera kwibaza ubugira kabiri bimwe biramubaho, maze arashoberwa, ibintu biramucanga. Umuntu wari ufite ibibazo, ariko gusa na wa mukobwa nubwo yumvaga ko ababariwe, gusa yumvaga ko bitarangiriye aho, maze umutima ugakomeza umushinja, agenda yumva arakaye cyane, umutima uremeye. Ni nako yagiye gushaka wa mukobwa amubwiraga gukubita uriya musore kubw'ibyo yari yamukoreye, aramuzana kugira ngo bibavuye ku mutima baze gusaba uriya musore imbabazi. Gusa umusore byaje kumurenga, maze arahaguruka, byose abona yashobewe atazi. Niko abakobwa bakomezaga bamutakamira bamusaba imbabazi, by'umwihariko uriya wari wamumennye amazi. Umusore niko kureba ku ruhande, ibintu biramucanga. Burya ngo hahirwa umukene ku mutima. Umusore yongera ababarira bwa kabiri, byibuze agira ngo baze kugenda banezerewe, umutima wabo utishinja, utabacira urubanza. Umusore yarongeye afata igifuma cye cyangwa se igipfunyika cye, maze wa mukobwa wamumennye amazi amutakamira amubwira ati byibuze uze kumbabarira. Umusore niko kubasezera, ababwira ati murabeho, muhumure, nababariye. Gusa ariko hari umukobwa umwe muri bo, uwo twatangiranye wa mbere, yari yaramennye amazi ku nkweto, utarigeze abyiyumvisha uburyo ki uyu mukobwa arimo yasaze, asarishwa no gusaba imbabazi uriya umusore n'ukuntu yari yamumennye amazi. Isomo ry'umunsi ritumenye gutanga imbabazi, kabone nubwo twaba twakosherejwe bikomeye, kubera ko ngo burya nta gahora gahanze, ngo kandi erega burya isi ntisakaye. Uyu munsi imvura inyagiye, nawe ejo yakunyagira. Nabibutsa gukora subscribe. Iyi ni ST Trustmate, nabararekera kongera guhura nanjye muri video itaha. See you next. Ciao ciao.